Mwiriwe mbanje kubasuhuza impande zose z'igihugu, abatuye amajyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba n'uburasirazuba. Mwese muhawe ikaze ndetse n'umujyi wa Kigali tutabaheje, n'abatuye hanze y'u Rwanda mwese muhawe ikaze kuri Umujeni TV. Dukomeje n'ikiganiro cyacu urugo rwiza ni ijuru rito, episode ni 3. Muri biganiro byatambutse twavuze ku ngingo nyinshi zitandukanye, kandi pe tubafite ibyiza byinshi n'inama nyinshi zabafasha kubaka umubano kandi zikagufasha no kugira ibyo uhindura ku buzima bwawe mu bijyanye n'urukundo. Uyu munsi rero tutabatindiye, reka dukomeze n'izindi ngingo. Iyindi yo iravuga ngo ntugasesagure umutungo w'urugo cyangwa se umugabo wawe, kuko ni ikintu cy'agaciro. Ni ikintu cy'agaciro pe ku mugabo, ku musore. Umutungo aba yumva ari ryo shema afite mu bantu byose. Kuzumve abakobwa dushobora tuba tugihura nkavuga nti umva nsigaye mfite umuhungu mwiza dukundana, tugiye kubana, nkanabereka n'amafoto, ariko ukurikiye ibiganiro byabo baba bakibonana. Ikintu cya mbere bavuga ati uziko nsigaye mfite kampani runaka, mfite imodoka runaka, nsigaye nkora ahantu n'aha, wowe umaze gutera iyihe ntambwe. Ubwo rero nicyo gihita kikwereka ko agaciro ka mbere k'umuhungu aba yumva ari imitungo ye. Wiza kuyikiniramo rero, wiza kuyisesagura rwose. Niba ufitemo n'ako kageso ko sesagura ibyawe, shaka imitungo yawe usesagura, ariko reke y'umugabo. Niba umusore mukundana nk'umukobwa ku kintu kijyanye n'imitungo, abahungu muri iki gihe gushaka umugore n'umugabo cyangwa se kubona future wife n'abagore, ashobora kuza biranga kugerageza ahubeza amafaranga ati sheri amafaranga tuyakoresha iki. Ikintu cya mbere kinza mu mutwe nk'umukobwa, nimba runaka afite iPhone, nanjye nkeneye iPhone sheri. Ibaza ariko icyo kintu wese ubivuga, ntakubajije icyo ukeneye, akubajije amafaranga akora iki. Nshaka iPhone, ukamuhamagara sheri ndashaka amafaranga ya naya yo gukora iki, yo kujya mu kirori, nshaka amafaranga ya naya yo ibyo bintu ari byo, yo gusohoka ntabwo ari byo. Ibyo ni ibintu ubwo yitekerereza, arabizi ko bikenewe, yabikora. Ikindi ku kijyanye n'imitungo wenda yo mu rugo, nk'abagore cyangwa se abamama bubatse, ushobora kuvuga ati dukeneye kugura indabo. Icyo kintu ko ari cyo kintu cyihutirwa mu rugo, wiza kuyakiniramo, wiza gukina mu mitungo yayubatse igihe kinini, uza kuyikiniramo. Ubwo rero reka dukomeze n'indi ngingo igira gutya ivuga ngo ntukagerageze kwirwaza kugira ngo uhunge inshingano zo mu buriri. Iyi ngingo yo umugabo akazi kugira ati nshaka ko bigenda gutya, ndwaye umugongo, ndwaye amaguru, intoki ziri kundya, umutwe. Ese mubaze intoki, amaguru, byo ntabwo ari byo. Gerageza umubwize ukuri uti simbishaka, kandi umuhe n'impamvu igaragara. Nabo ni abantu kandi barumva, ntabwo ari ngombwa ko aza guhimba indwara, ntabwo ari byo. Reka rero mbonereho mvuge no kuri iyi ngingo yo kwirwaza ku bakobwa, wenda bitewe n'imyemerere yacu cyangwa se ibyo twizera bitandukanye. Abantu dufite imyizerere itandukanye, rero ni muri urwo rwego ntajya kuvuga cyane ku mukobwa kuri inshingano yo kwirwaza ngo nkirimo no kuba navuga ngo abane neza cyangwa se ahunge inshingano z'umugabo mu gitanda. Ntabwo ari byo. Ahubwo kuri iyi ngingo ku bakobwa, ikintu barebaho nk'abakobwa, dukunda keya, dukunda kwitabwaho, tubikozwemo muri make. Ni ibintu byumvikana byo ntituzwiho, ariko wishakira impamvu zitari. Kuba wahora umubwira ko urwaye ntabwo ari byo bituma azafata umwanya ngo akwiteho. Araguhamagara wenda afite nk'ibyo agiye kukubwira bitagenda neza, afite nk'ibyo ashaka muganiraho, ukitabira hasi nyine hahandi n'ijwi ryawe atari buryumve, ati ndarwaye, ndwaye mu nda, ndwaye umutwe, kugira ngo nyine ajye ahora kubaza wiriwe umeze ute. Ntabwo ari byo, kuko wenda ntawamenya, ushobora kuvuga ati si umuntu uhora urwara, ntabwo yaba avamo future wife, kandi ukeneye ngo rya juru rito.
ahita agukwepa mva ntuzanamenya n'igihe yagendeye. Ubwo rero niba uri umukobwa ufite umuntu wahoraga ubeshya gutyo cyangwa se ufite urukundo rurimo hora ubwira umuhungu ngo ndarwaye kandi mu by'ukuri utanarwaye, gerageza umuhamagare aka kanya, afata telefone umuhamagare niba udafite n'amayinite uyaguze cyangwa se umubipe nawe yahita aguhamagara mubwira ati sheri inkuru nziza, uzi kubeshya komeza n'ububeshya mubwira ati inkuru nziza wumve kwa muganga ambwiye ko za ndwara zose narwaraga nta n'imwe nkirwaye cyangwa se nta n'imwe nzongera kurwara. Nyine wongere ube umuntu muzima wikomeze yumve ko nyine ari kumwe n'umuntu. Ubwo rero nimba mwakoze zino nama nkorera share nyine kugira ngo abandi bose babibone, kora subscribe, kora share wowe utarabikora, kuwabikoze nawe ndamushimiye, nakomeza ashyigikire Nijuru TV, turabakunda kandi turabashimiye. Mwari kumwe mu kiganiro na Mukamusha Delphine, naho utaha ikiganiro cyo kiracyakomeje.